Umunyabwenge si wa wundi wize amashuri menshi, si wa wundi abantu batekereza ko azi ubwenge koko kubera ko yize amashuri menshi. Uyu mwanya tugiye gusesengura, turebere hamwe umuntu w'umunyabwenge ateye ate, ibiranga umuntu w'umunyabwenge. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Iyo havuzwe umunyabwenge, bamwe babitekereza ukwabo, ariko burya ngo umunyabwenge ni wa wundi uzi guhangana n'ibibazo by'ubuzima, akabivamo atanduranyije. Abanyabwenge kandi ngo ni abakomeza urugendo nubwo mu nzira haba harimo ibicantege byinshi. Urubuga Elcrema rugaragaza ibintu 8 umunyabwenge atajya akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Niba ushaka gusobanukirwa umuntu w'umunyabwenge, bana natwe muri iki kiganiro. Niba uri mushya nukunda ibyo dukora, ukore subscribe ndetse ukande like kugira ngo turusheho kuryoherwa n'iki kiganiro. Ikintu cya mbere kiranga umuntu w'umunyabwenge ni umuntu udapfobya bamwe ngo ashimishe abandi. Hari umuntu ufata undi akamupfobya cyangwa se akamusebya kugira ngo agire abandi ashimisha. Umunyabwenge ngo ibyo arabyirinda kuko aba azi ko ari amakosa akomeye cyane. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu w'umunyabwenge, ntabwo avuga yego ahagomba kuvugwa oya. Umunyabwenge amenya ahagomba gusubizwa yego n'ahagomba gusubizwa oya. Ntabwo avuga yego ngo agire abashimisha cyangwa ngo bamwemere kandi yakagombye kuvuga oya. Iyo abona ari ukuri kandi abyemera avuga yego uko byagenda kose, kandi n'iyo abona atabyemera avuga oya akirengera ingaruka zayo. Ikintu cya gatatu kiranga umuntu w'umunyabwenge, ntabwo aguma mu byashize. Umuntu w'umunyabwenge yumva neza ko kuguma mu byashize bimukomeretsa. Kuri we rero icy'ingenzi ni ugukomeza imbere. Amakosa yabaye mu gihe cyashize ntabwo ayitaho, ahora atekereza ku biri imbere kuko biba ari byo byiza kuri we. Ikintu cya kane kiranga umuntu w'umunyabwenge cyangwa kikugaragariza umuntu w'umunyabwenge, ntabwo ahora atekereza ibibi gusa cyangwa ibitagenda. Umunyabwenge atekereza ibyiza, aba azi ingaruka zo guhora atekereza ibibi. Ntabwo yemera ikibi gutura, ahubwo ahora atekereza ibyiza igihe icyo ari cyo cyose. Ikintu cya gatanu kiranga umuntu w'umunyabwenge, ntabwo akwena abandi bari mu bibazo. Umunyabwenge ntabwo akwena cyangwa ngo aseke abandi igihe bananiwe kugera ku byo bifuza cyangwa bananiwe kugera ku ntego zabo. Bahora bifuriza ibyiza buri wese, kandi buri gihe ngo baba barajwe ishinga n'ubuzima bwabo aho kuba baseka abandi bahuye n'ibihombo. Ikintu cya gatandatu kiranga umuntu w'umunyabwenge, umunyabwenge aba azi neza icyo gutsindwa bivuze. Umunyabwenge ntabwo abona gutsindwa nk'uko abandi babibona, kuko azi ko gutsindwa ari inzira iganisha ku ntsinzi. Umunyabwenge yigira ku byamubayeho kugira ngo ayo makosa atazongera gusubira ukundi mu buzima bwe. Niba uri umunyabwenge, ujye wigira ku ntsinzwi yawe, uyigireho ukosore ibyagutsinze, ubutaha uzagere ku ntsinzi. Ikintu cya karindwi kikwereka umuntu w'umunyabwenge, ntabwo yicara ngo yinubire ubuzima bwe bwa buri munsi. Usanga hari umuntu wicara akinubira uburyo ubuzima bugoye, ibibazo birimo kumubaho n'ubuzima ari kunyuraho, kandi ntacyo ari bubikoreho. Umunyabwenge we si uko abigenza, kuko aba azi ko kubyinubira bidashobora kumuha igisubizo, ahubwo ko bimubera umutwaro utuma adakomeza kujya imbere. Ikintu cya 8 kiranga umuntu w'umunyabwenge, ari nacyo cya nyuma nabateguriye, ntabwo abona ubuzima nk'irushanwa. Umunyabwenge ntabwo abona ubuzima nk'irushanwa arimo n'abandi, ahubwo abona ko buri wese mu buzima aba afite umwanya uhagije wo kwigaragaza. Umunyabwenge ni wa wundi utinda kurakara, uzi kubabarira, udakwiza ibihuha, utabona abandi nk'aho ntacyo bavuze. Umwe akemura ibibazo neza kandi ntateze ibindi bibazo. Ndagushimiye wabanye natwe. Niba ukunze iki kiganiro, gisangize ndetse ukande like, ukande subscribe, kandi niba nawe hari icyo wakongeraho ubidusangize muri komenti, ibiranga umuntu w'umunyabwenge. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro kitarambiranye. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Wakoze kubana natwe, duhurire mu biganiro byacu biri imbere.